Izamuka ry'ibiciro ku isoko rikomeje kuzamukana n'ikigero cy'inyungu y'amafaranga banki nkuru y'igihugu iha banki z'ubucuruzi. Iyo nyungu igeze kuri 6.5% uvuye kuri 6% mu kwezi kwa munani 2022 yageze kuri urwo rwego uvuye kuri 5% mu kwezi kwa kabiri 2022. Nubwo bitigeze bibuza ko ibiciro ku isoko bizamuka, banki nkuru y'u Rwanda ivuga ko bafata icyo cyemezo bagamije gutanga ubu butumwa. Guverineri John Rwangombwa: ibiciro bishobora kuzamuka kubera ko iyo mfite amafaranga nkasanga igiciro cyazamutse ndagura ntacyo mba nitayeho, ariko iyo mfite amafaranga makeya n'iyo igiciro kizamutse ntekereza kabiri mbere y'uko ngura. Icyo gihe wa wundi wazamuraga igiciro bikamuca intege ntakomeze kuzamura kuko yabuze abaguzi. Niko ibi byemezo bya banki nkuru y'igihugu niko bikora, ubundi bica intege amafaranga ajya mu bantu, bikagabanya abantu ko bihutira kugura ibintu, bigaca intege wa wundi washaka kuzamura kuko yabuze abaguzi bamubanye bakeya, bikagabanya wa muvuduko w'ibiciro kuzamuka. Ariko ibyo ukurikije imiterere y'ubukungu bwacu ntabwo byihuta gutanga igisubizo nko kuzamura umusaruro nk'uko mwabivugaga. Ni ibintu ni ingamba zitandukanye dufashe twese dushyira hamwe kugira ngo duhangane n'iki kibazo cyo kuzamuka kw'ibiciro. Ntabwo twabyihorera gusa dutyo. Ikindi ni ubutumwa dutanga ku mabanki, ku bantu, kuvuga ngo tekereza kabiri mbere y'uko ujya kugura ikintu gihenze. Aya mafaranga yo kugira ngo uyigure wenda wayashyira mu kwizigama, ko ubu iyo tuzamurwa nguko na uyu munsi bondi za leta nazo zarazamutse kubera zagiye zikurikira kuzamuka ku rwunguko rwa BNR. Aho kugira ngo ugure ikintu udakeneye none hakitaye ingenzi, amafaranga uyabitse mu ishoramari. Kuri iyo ngingo abahanga mu bukungu bavuga ko bishoboka, icyakora bagaragaza ko icyo cyemezo kinafite ingaruka zikomeye ku bukungu n'imibereho y'abaturage. Ku bwabo umuti w'izamuka ry'ibiciro ku isoko ngo wakabaye ushakirwa ahandi. Bwana Ted Kaberuka hari ku murongo wa telefone. Ubundi mu gisobanuro cyoroshye kongera inyungu ku nguzanyo fatizo ya banki nkuru y'igihugu, bivuga ngo wongere ikiguzi cy'inguzanyo. Ni ukuvuga ngo amabanki ntago azakomeza gufata ikigero yafatagaho, nayo ntabwo azakomeza gutanga inguzanyo zingana n'izari zihari. Ni ukuvuga ngo baciye intege ikigero cy'inguzanyo cyari gisanzwe gisabwa. Iyo inguzanyo zigabanutse hari ibintu bibiri biba. Hari abantu benshi bavuga bati okay, zirahenze reka nzihorere, bazifate. N'uyifashe akayifata imuhenze, bivuga ngo ibyo azakora azabikora abihenze. Nuvuga niba ari umuntu ufite uruganda, ibyo azakora azabihenda kuko nawe yabikoresheje inguzanyo yamuhenze. Nimba ari umucuruzi usanzwe, nawe azajya kurangura ariko yaranguje amafaranga yamuhenze, bitume nawe ahenda abandi. Bivuga ngo rero kiriya cyemezo cyo kuzamura inyungu ku nguzanyo gituma abashoramari bacika intege yo gufata inguzanyo. Isoko n'ubukungu bwacu ukuntu buteye n'igitera kuzamuka ibiciro ku masoko. Ibiciro byacu ikibitera kuzamuka ni ubuke bw'ibintu dufite, ni umusaruro mukeya. Ntabwo ibiciro bizamuka kubera amafaranga ari menshi mu bantu, ahubwo twebwe ikibazo dufite ari nako isoko ryacu riteye. Haba ibintu tuvuge nk'ibikomoka ku buhinzi, ibikomoka mu nganda, ibiva hanze, byose ni bikeya ku isoko, ku buryo ibiciro kuzamuka ntago kugabanya amafaranga byagira ikintu bihindura gikomeye, ahubwo bizatuma abantu barushaho gukena, n'abashoramari n'abakoraga imishinga barusheho kutayikora, noneho abashomeri biyongere babe benshi. Ingaruka biteza ni uko umubare w'abantu bakora imishinga mishya cyangwa bongera amafaranga mu mishinga isanzwe bayagura uragabanuka, kuko nyine abantu batinya gufata amafaranga bahenda. Iyo rero iyo ishoramari ryagabanutse, bivuga ngo ntago ufite umusaruro wiyongereye, kuko mfite umusaruro uva ku ishoramari. Iyo rero abantu badafashe inguzanyo ngo bakore ibintu bitandukanye bibyara inyungu, bibyara umusaruro, urumva ko bigabanyije ahubwo kuzamuka k'ubukungu, kuko ubukungu bushingira ku musaruro. Ibyo bintu rero bizaca intege umusaruro kurusha uko byakongera umusaruro. Ari nk'inama najya, ntago nabagira inama yo kuzamura igiciro ku nguzanyo, ahubwo nabagira inama yo kubwira leta no gushyiraho izindi ngamba zigamije kubonera za nkunganire ku bahinzi, kubonera amafaranga y'inguzanyo ku bahinzi kugira ngo babone amafaranga menshi bashore mu mishinga yakongera umusaruro. Nubwo bimeze bityo, Guverineri John Rwangombwa avuga ko bitigeze bigira ingaruka ku mikorere ya banki z'ubucuruzi. Ibyo ntabwo bibujije banki nkuru y'igihugu gukora akazi kayo igomba gukora.
ibyo dukora ni kimwe mu bisubizo bigomba kubaho bifatanya n'ibindi byose bikorwa gushobora gusubiza hasi ikibazo cyangwa se gukemura ikibazo turimo cyo kuzamuka kw'ibiciro ku masoko. Nk'uko mubivuze n'ibyo ibi kuzamura k'urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu birahita nk'uko mwabonye mu mibare bihita bizamura urwunguko rw'amafaranga amabanki agurizanya hagati yayo. Kugeza ubu ntabwo turabona bigira ingaruka kuzamura ko urwunguko amabanki yaka abayigana. Iyi banki igaragaza ko mu kwezi kwa 9 2022 honyine 11.6% by'inguzanyo zose abaturage bafashe muri icyo gihe ngo ziri mu byago byo kutishyurwa. Iyo mibare ingana na miliyari 462 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga yazamutseho miliyari 53 kuko mu kwezi kwa 6 2022 izi nguzanyo zishobora kutishyurwa zari miliyari 409. Ababuze ubushobozi bwo kwishyura ayo madeni biganjemo amahoteli n'inganda. Iyi mibare igaragaza ko mu mahoteli byageze kuri 28.7% bivuye kuri 22%, naho mu banyenganda byageze kuri 33.7% bivuye kuri 20%. Icyakora banki nkuru y'igihugu ntigaragaza nimba ari isano bifitanye no guhenda kw'inguzanyo za banki z'ubucuruzi ku isoko. David Nzabonimpa, TV10.